inshuti za Haleluya Amina TV, nongeye kubasuhuza. Ntabwo twari duherukanye kubera impamvu z'uburwayi, ariko Imana ishimwe kubera ko irimo kugenda ikora imirimo, nkagenda nkira, nkagenda noroherwa. Imana yankoreye byinshi n'uno mwaka rwose. Imana yankoreye ibintu byinshi mu gutangira ndetse n'aha nkugejeje. Imana yagiye ikora imirimo myinshi, ntarondoroka akanya, ariko tuzagenda tubiganiraho gahoro gahoro. Nongeye kubasuhuza rero, ntabwo nari mperutse kuri uyu muyoboro wa Haleluya Amina TV. Intego yabo muzi ko ari ukuganira ku ijambo ry'Imana, ari uguhugurana cyane cyane ku mugenzi ujya mu ijuru. Namwe rero ibitekerezo byanyu, ibitekerezo n'inama byanyu biba bikenewe kugira ngo tubashe gukomeza gufatikanya muri uru rugendo rujya mu ijuru, kuko si urugendo rworoshye. Inzira ijya mu ijuru, Bibiri twereka ko irembo rifunganye, kandi inzira ijya mu ijuru twereka ko intwarane zigishamo imbaraga. Bene data rero, ni ugutwarana, nta muntu n'umwe byoroheye, ariko Yesu akatubwira ngo, ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha ntawe. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nimuze twizere Yesu Kristo, nimuze tumujye inyuma, dukomeze duhugurane. Gusa ujye wibuka gukora subscribe kugira ngo ibi byigishwa cyangwa se ibi jambo ry'Imana tunyuze aha ngaha, cyangwa se n'ubutumwa bwiza, cyangwa se n'ibindi biganiro byiza byakubaka ubugingo bw'umugenzi ujya mu ijuru, ujye ubasha guhita ubikurikirana. Ujye ukora subscribe, cyangwa se abakoresha igifaransa aho ngaho muri telefone handitsemo sabone, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro tuzadushyiraho cyangwa se ijambo ryose tuzadushyiraho ujye ubasha guhita uribona. Ahangaha kuri uyu muyoboro niho uzasanga ijambo ry'Imana ritavangiye, niho uzasanga ubuhanuzi butavangiye. Kandi tubashimiye inkunga mugenda mudutera mukora subscribe, n'abatarazikora mukomeze muyikore kugira ngo dufatikanye nk'urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, dukomeze dukore umurimo w'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi, abo ngabo bazaka nk'inyenyeri. Uyu munsi rero tugiye kuganira iki? Tugiye kuganira ku uburyarya bukorerwa ku muntu Imana yaremye. Uburyarya se ni iki? Uburyarya se buturuka he? Uburyarya se bukorera he? Izengero z'uburyarya, ibyo ni byo tugiye kubanza tuganiraho. Ariko mureke tubanze dusenge Imana mu kanya gato. Mana, turagushimye, turasenze kugira ngo aba bantu bose bagiye kumva ijambo rya Imana ubafashe kandi ubigishe. Mwuka Wera akora imirimo muri bo. Ijambo tugiye kumvira aha ngaha risenya ibidafite umumaro, ahubwo ryubake ibifite umumaro mu mitima yacu no mu mibiri yacu. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, dusoma hano mu butumwa bwiza bwa Matayo mu bice 6 umurongo waho wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 umurongo wa mbere havuga ngo iki? Haravuga ngo mwirinde ntugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo abantu babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe, nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo we nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora. Ahubwo nugira ubuntu bwawe wiherere, nuko So ureba ibyiherereye azakugororera. Imana yacu tugire neza. Dusome n'umurongo wa 5. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, uko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Umurongo wa 7 aravuga ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Umurongo wa 8, nuko ntimugase nabo, kuko So azi ibyo mukennye. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Hitimana Dismas, murabizi. Nkaba ndi umukristo, nkaba ndi umugenzi ujya mu ijuru. Yesu yavuze uburyarya mu bice mu buryo nka butatu. Yavuze uburyarya mu bikorwa cyangwa se gufasha, avuga uburyarya mu gusenga, avuga uburyarya mu kwiyiriza ubusa. Ijambo ry'Imana biritwereka ko ni ibyahumetswe n'Imana,
kugira ngo umugenzi wo mu ijuru aba afite ibimuhagije bimukwiriye byo kumuyobora bizamugeza mu ijuru bihagije rwose. Ijambo ry'Imana ni nabwo buhanuzi butavangiye, ni ubuhanuzi butajya busaza, ni ubuhanuzi butuma umuntu abasha kwihana, ni ubuhanuzi butuma umuntu abasha guca bugufi. Yesu rero yavuze uburyarya mu bintu bitatu: gufasha, avuga ati ntimukamere nk'indyarya. Ndetse n'ujya gufasha umuntu ngo uvuze n'ihembe. Mwino minsi wowe urimo gufasha gute? Ese iyo umaze gufasha ukora iki? Ese ntugenda ubyamamaza kugira ngo abantu bagushime? Ariko mwene data bikoze gutyo, uba umaze kubona ingororano zawe zo mu isi, abantu baba bagushimye bikaba birangiye, ariko mu mugambi wo mu ijuru ntuzabone ingororano. Yarongeye avuga rero no ku bantu basenga, nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Burya yarabibonaga kuko Yesu yari umwami, Yesu yari Imana, Yesu yari n'umuhanuzi, yari yamaze kubibona mu bantu. Ati nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi, bakunda kwitwaza ibitabo, bakunda se kugenda baririmba mu nzira, bakunda se, simvuze ko ibyo bintu ari bibi, ubivuze ubikuye ku mutima ni byiza, ubikoze ubikuye ku mutima ni byiza. Bene data, mperutse gutangazwa n'umuntu nanyuzeho nibereye mu kazi, arimo arasenga ngo Mana, ngo Umwuka Wera ntacyo wamarira, ntafite amafaranga, ngo Umwuka Wera ntacyo wamarira, ntafite aho kurara, ngo Umwuka Wera ntacyo wamarira, banyirukanye mu nzu. Mbega. Kandi uwo muntu nawe yumvaga ko asenga Imana. Nyamara Umwuka Wera niyo mpano ya mbere. Yesu yavuze ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza umufasha, uwo nguwo azabasanga aho muri, uwo nguwo azabigisha. Iryo jambo ryarambabaje cyane bene data. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ndetse ntimukavuga amagambo menshi muyasubiramo nk'aho Imana itumva. Erega Imana irumva. Abandi ngo Imana hari abantu yumva, hari n'abitumva. Oya, nta muntu n'umwe Imana itumva. Ikintu kidutandukanya n'Imana ni icyaha cyonyine. Niba wakoze icyaha ukwiriye kubanza ukihana, nibwo Imana izumva gusenga kwawe. Niba wakoze icyaha ukabanza ugaca bugufi, ugasanga mwene so akagusaba, ukamwaturira. Kandi niba waramaze gukora icyaha wakabyarawe, ukwiriye gusanga wari nyuma yo kwihana, ukwiriye gusanga mwene so ukamwaturira. Ariko Yesu aravuga ati nujya gufasha ntukamere nk'indyarya, nujya gusenga ntukamere nk'indyarya, niwiriza ubusa ntukamere nk'indyarya. Ariko se ubundi uburyarya ni iki? Uburyarya ni ukwigaragaza mu bandi kuri umukristo, kuri umuntu w'Imana, kuzi kuririmba, kuzi gukorera Imana, ariko wagera hiherereye, wagera mu rugo, wagera se aho batakureba, ugakora ibidakorwa. Data we, ingororano zawe zimaze kuba imfabusa. Ubukristo bwawe bukwiriye kuba ubukristo ahantu hose, haba mu rugo, haba mu buriri, haba mu nzira, haba mu isoko, haba mu kazi, ukwiriye guhora uri umukristo. Niko umuririmbyi yaririmbye ngo njye ndi umukristo, kandi mu bibaho byose nzagumya kuba umukristo. Indirimbo y'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Icya kabiri, uburyarya ni ugukora ibyiza ugira ngo ushimwe n'abantu. Ibyo nabyo ni uburyarya. Nukora ibintu byiza kugira ngo abantu bagushime, kugira ngo umuntu avuge ngo agenda kuvuga ahantu hose, kugira ngo agenda kwamamaza, uzamenye ko ibintu gukora nabyo ntacyo bimaze. Ikindi ni ukwishushanya mu bandi. None se uburyarya buturuka he? Uburyarya buturuka kuri Satani. Satani yasanze Eva mu Edeni, ibyo tubisoma mu Itangiriro ibice byaho 3. Satani yagiye mu ishusho ry'inzoka, yenda yishushanya kuri Eva. Reka dusome ayo magambo twumve. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byose muri ingobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye ngo ntimuzazirye, ntimuzakoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti,
gupfa ntimuzapfa. Nyumvira ubwo buryarya Satani yakoresheje, gupfa ntimuzapfa. None munsi ubwo buryarya buriho, umuntu akakubwira ngo reka twikorere ibyaha ibi n'ibi nta kibazo, tuzihana. Nyamara se urakora icyaha ngo uzihana, usigaje iminsi ingahe? Gukizwa kwawe Bibiliya ikatubwira ngo uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana, aleluya, ntimwinangire umutima. Uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana, ngo none ni wo munsi wo gukirizwamo. Imana itugirire neza, isuzume neza. Uburyarya rero tubonye ko buturuka kuri Satani. Iyo nzoka ngo yarishaga izindi nyamaswa ubundi buriganya, ngo yari izi ubwenge cyane, yakoraga ibintu byinshi, ariko yaje ari mu ishusho rya shitani. Abantu barayitinyaga, kandi umuntu wenda ubeshya cyangwa se umuntu w'iryarya bakunze kumugereranya nk'inzoka. Ndashaka kubabwira ingero z'uburyarya. Umuntu ashobora kukuryarya agira ngo akwambure ibyawe, karibu, sheri, mbese agushushanya. Ikintu usaba kugira ngo umenye umuntu nta kindi, umuntu ntiwapfa kumumenya uretse gusenga Imana akaba ariyo imuguhishurira. Umuntu ashobora kandi kukuryarya ashaka kukwica cyangwa se agutega imitego. Urugero, muzi ibya Yuda na Yesu. Wenda twakwifashisha amagambo dusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice 26 n'umurongo wa 47. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 26 baranditse ngo umurongo wa 47 handitse ngo akivuga Yuda umwe mu ba 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome niwe mumufate. Uwo mwanya yegera aramubwira ati, ni amahoro mwigisha. Aramusomagura. Nyumvira ubwo buryarya. Gusoma mwino minsi ndi kubona abantu bagenda basomana, basuhuzanya, ugasanga barasomanye, nabyo si byiza cyane, si byiza. Ariko birashoboka ko cyaba ari ikimenyetso cy'urukundo. Birashoboka wenda twateka mpe kubyita ikimenyetso cy'urukundo, kuko na Yuda yaragikoresheje, ariko agikoresha afite impamvu. Aragenda aramusoma ngo ni amahoro mwigisha, kandi agiye kumwigisha, ndetse yamaze kugambana, yamaze kubaha ikimenyetso, kuko intumwa za Yesu na Yesu barasaga, babaga bambaye kimwe. Amuha ikimenyetso ati, ni amahoro mwami w'Abayuda. Atangira kumwita umwami w'Abayuda, ni amahoro mwami w'Abayuda. Ariko Yesu kuko yari umuhanuzi, akaba umwami, akaba Imana, yari yamaze kugira ate, yari yamaze kumwishurirwa. Arababwira ati, wa musore we, kora ikikuzanye. Urwo rwa rugero rw'uburyarya. Umuntu ashobora kuryarya kandi agira ngo aguteranye n'abandi, agukuramo amakuru n'ibindi. Reka turebe uburyarya bukorerwa he. Ubundi buryarya buva mu bitekerezo. Uburyarya ushobora kubukorera mu kazi ukora, ushobora kubukoramo uburyarya, ariko wihane. Uburyarya ushobora gukorerwa mu madini, kutabwiza umuntu ukuri. Madini ntibakubwiza ukuri. Uzi ko mwino minsi amadini ageze agiye kujya asezeranya n'abantu bari barasezeranye, kandi nyamara ntibyemewe. Wenda mu kiganiro kizataha cyangwa se kizagera mbabwire ubundi gusezerana bikorwa gute. Gusezerana bikorwa nande? Umuntu asezerana gihe ki? Ese umuntu ugifite umugore yemerewe gusezerana? Ibyo ni ibintu tuzaganira mu minsi iri imbere. Ariko amadini mwino minsi ntabwo ari kubwiza abantu ukuri. Ntabwo mvuze itorero, kuko itorero ryo ni ibanga. Itorero rifite uko riteye, itorero rifite uko rikora. Ahandi uburyarya rikorerwa ni mu matsinda atandukanye, mu bigo bikomeye, mu byoroheje, mu mashuri atandukanye, mu buhanuzi bw'ibinyoma. Nawe umuhanuzi bw'ibinyoma, umuntu akaza akagushushanya, umugabo ufite se uwawe, umugore ufite se uwawe, ngo baguteje igini, mwakabyara. Mwagiye mujya kwa muganga mukivuza. Ayo magini, umuntu w'Imana aterwa amagini gute?
ngo bamwohereje ihembe ngo rimukiri mu rubavu kandi ari n'umusonga, wagiye kwa muganga ukivuza. Ubuhanuzi mu bwitondere, ubuhanuzi na butabanye nabikora ijambo ry'Imana. Bukorwa kandi ku matelefone, ku matelefone baho uburyarya, abantu bakagenda bagasebanya, abantu bakagenda bakabeshya ngo ndaha naha, abantu bakabana kugambanira baguhamagara kugira ngo bakwice, wagira ugahita bakwica. Bukorwa kandi mu kazi ku mukozi n'umukoresha. Uzi kuntu umukozi ashobora kuryarya umukoresha? Uzi kandi kuntu umukoresha nawe ashobora kuryarya umukozi? Tuzabigarukaho. Ndashaka kubabwira amazina 18 y'abantu basengana uburyarya, twifashishije Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yarigiye Timoteyo, ibice byaho 3 umurongo wa 12. Urwandiko Pawulo yarigiye Timoteyo ibice 12 yanditse ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, uko abantu bazabikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi ba indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyirana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza, gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bombokera mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya. Nyawe nyumvira, bahora biga ariko ntibamenya ukuri. Mani tugirire neza. Ndashaka kubabwira aya mazina nihuse, ariko ujye wibuka gukora subscribe cyangwa se sabone, kugira ngo inkuru ibigaso dushyiraho bijye bihita bikugeraho, kandi nawe bibashe kugufasha nk'urugendo rugana mu ijuru. Izina rya mbere ryitwa kwikunda, rya kabiri mukunda mpiya, rya gatatu kwirarira, rya kane kwibona, rya gatanu mutukanyi, rya gatandatu mutumvira, rya karindwi mudashima, rya munani mutera, rya cyenda mudakunda babo, rya 10 kubeshyerana, rya 11 mutirinda, rya 12 rugomo, rya 13 mudakunda ibyiza, rya 14 mugambanyi, rya 15 byigenge, rya 16 kwikakaza, rya 17 bakunda ibanezeza, rya 18 shusho yo kwera. Tata we, uzi kuno munsi ariho abantu bafite ishusho yo kwera ariko bahagana imbaraga zako. Ayo namwe mu zina 18 ngira ngo witekerezeho, urebe ko harimo iryawe. Haro bavuze kwikunda, mukunda mpiya. Kunda impiya ntabwo ari kunda impiya cyangwa se gukunda amafaranga si ikibazo, ahubwo uyakunda mu buhe buryo? Ese uyakunda mu buhe buryo? Mu buryo bwiza, mu buryo ushobora kugambana kugira ngo umuntu bamwice ubone amafaranga, ushobora kugambana kugira ngo umuntu bamwibe cyangwa se ahombe cyangwa se bagire ibindi bamubangabiraho, umuzungu n'ibindi, ngo abantu bazaba bikunda. Reka dusoze dusenga Imana, ariko ukomeze utekereze kwa aya magambo, kandi Imana ikomeze tugire neza. Mana turagushimye, tugushimiye iki cyigisho kugira ngo kigire akamaro, kigire uwo cyahindura, kigire uwo cyakiza. Mwami Imana yacu, kandi dusengera abazagikurikirana bose kugira ngo uzabahe umugisha, kandi umwuka wera azagiherekeze agisobanurire buri wese mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye. Amen.